Alright, welcome back once again guys kuri Kigali Nation. Nizere ko mumeze bombo, akana gasobanuye kagufi ariko gasobanutse. Filime itangira batwika Nancy Stokes, umugore w'imyaka 55 wisanga ari mu buzima butagira ibyishimo nyuma yo kubura wari umugabo we no kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubuzima bwe bwose Nancy barabaye umugore wiyubaha cyane, ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo muri societe agaragare neza. Gusa ikintu kimwe mu buzima bwe cyo kitaragenze neza, ikintu kijyanye n'imibonano. Nubwo abafite imyaka 55 yose aba yigejeje nta na rimwe arakora imibonano mpuzabitsina na rimwe ngo imushimishe. Ibi rero nibyo bashaka guhindura uko byagenda kose. Mu mashusho atangiye rero Nancy akora ubushakashatsi kuri internet akaza kuvumbura umupfubuzi, umusore mwiza cyane witwa Arebe. Ako kanya akahita namubukinga azaza abashe kumurwana. Urumva ko iburayi babishyize ku rundi rwego, akanakodesha icyumba cya hoteli cyiza ahantu hatari umuntu n'umwe wabasha kumumenya. Gusa amaginga n'ubundi uwo mugore bameze nk'ufite ubwoba bwo gukora bene bintu, cyane ko mu buzima bwe bwose aba atarasohokana n'umusore ukiri muto. Ibaza no kuryamana n'umuntu ariko bwa mbere muhuye. Gusa bafite icyizere ko wenda namara n'umwanya na Rio ari bubasha kugera ku byishimo atigeze abona mu buzima bwe bwose. Ubwo igitondo gikurikiyeho Nancy yageze muri cya cyumba we yakodesheje hakiri kare kugira ngo abashe kwitegura. Gusa uko iminota yicumaga niko ubwoba bwagendaga buzamuka bwo guhura n'aka gatipe. Gusa neza igihugu wabaga ari bumereye nabi yageze ku muryango ndetse rwose amuha akabizu ka gisirimu nk'abandi bapfubuzi bose. Ibintu bisiga Nancy rwose yemeye icyaha ndetse nawe ubwe byamunaniye kwemera, ariko uvuga ukuntu Rio aba ari bogari mu buzima busanzwe kurusha ukuntu anagaragara mu ifoto. Hanyuma mu buryo bwo kumwakira neza umukecuru ajya kumurebera ako kunywa muri firigo. Ubwo rero uko ari babiri batangiye kuganira gake gake. Gusa hagati mu kiganiro Rio yabonye ko wa mukecuru aba ari gutitira, amubaza niba nta kibazo afite mu by'ukuri. Mu gusubiza wa mukecuru yavuze ko yumva afite nk'ikimwaro kubera ikibazo cy'imyaka ibiri hagati ye n'ako kana basohokanye. Ubwo Nancy batangiye kwisubiraho ku guhura na kano gasore, cyane ko abatekereza ko ibyo bintu ari gukora ari ibintu bitarimo kwiyubaha habe na gato. Gusa agatipe nk'akanyamwuga kamubwira ko ibintu byose ari nta ribi, ndetse kanatangira gutaka uwo mukecuru kamubwira ko ari mwiza akaba anateye neza kugira ngo umukecuru agabanye kugira ibintu by'ubwoba. Agatipe rwose karanamusoma kugira ngo kamwege kari nta ribi. Ubwo rero Nancy atangiye kwigarura icyizere, yatangiye kuvuga ku buzima bwe bwahashize. Avuga yuko uwahoze ari umugabo we ari we muntu wenyine bakundanye ubuzima bwe bwose. Gusa ikijyanye n'imibonano mpuzabitsina kikaba cyari ikibazo cyane. Atigeze amenya ko akora imibonano mu kanwa kandi ari ibintu yahoze ashaka cyane. Umugabo we ngo yizeraga ko ari ibintu biteye iseseme, kandi koko ni nabyo. Inshuro nyinshi ngo umugabo we yaraza akamusoma mu gahanga agahita yigira kuryama w'abandi. Nyuma y'ibingibi rero Nancy yakomeje ku kintu gitangaje, ngo mu buzima bwe bwose uko angana uko nguko ntabwo aba azinga amavangingo n'iki. Gusa n'ubu ngubu ntabwo aba ashaka kubigerageza, cyane ko afite ubwoba bwinshi. Gusa Rio nawe aba yabibonye ntabwo aba ashaka kugira ikintu na kimwe yashyiramo imbaraga, ahubwo yaramuhobeye agira ngo arebe ko uwo mukecuru yagabanya ibintu byo kugira ubwoba. Nyuma y'ibi rero Nancy yagiye mu bwogero kujya guhindura imyenda akambara yo kurarana, ari nako Rio yasigaye afata agashokora ahita akarya. Ubwo umukecuru agarutse avuye mu bwogero yasanze agapfubuzi kacyo karyamye ku buriri mu buryo bwo kwikwega. Gusa igihe kari kagiye kumusoma umukecuru yaranze avuga yuko adakunze umwuka uri mu kanwa k'umusore kubera yashokora amaze kurya. Kubera ibingibi agatipe kagiye no kwiborosa karagaruka. Kakigaruka rero wa mukecuru Nancy yahise akabwira yuko yahinduye ibitekerezo atagishaka kuryamana nako. Gusa akavuga ati amafaranga ni naguhaye atware nta ribi. Gusa agatipe kanga kugenda akaguma aho ngaho baraganira. Agatipe kabashije wa mukecuru n'amatsiko impamvu umugore nkawe mwiza yabahisemo kujya gukodesha umupfubuzi kuri internet mu gihe mu by'ukuri yagakwiye gushaka undi mugabo bangana bakikundanira. Umukecuru Nancy mu kumusubiza yamubwiye ko rwose hari abagabo benshi bangana nawe birirwa bamutereta, ariko ngo bose agenda banga kubera ukuntu yikundira udusore dukiri duto. Ndetse rwose Nancy yaje kwirekura avuga ko ubundi yahoze yigisha iyobokamana, gusa kubera kumara imyaka myinshi akaba yaje kubura ikintu kimeze nk'umutimanama. Ndetse anavuga ko rwose yitanze agakora ibintu byinshi kubera abana be babiri, ariko aba bana n'ubu ngubu bakaba baramwanze bibera kure. Ngo mu buzima bwe Nancy aba yarashyize imbere inzozi ze n'ibindi byifuzo, no gukora izindi nshingano nk'umubyeyi, no gukora izindi nshingano zose neza nk'umubyeyi, akaba umwarimu, kanabera umugore mwiza wari umugabo we. Gusa amaginga aba ari gutekereza ko yataye umwanya we ngo akora ibintu byose neza. Gusa Nancy yemera yuko atajya nemera ukuntu ateye,
bijyanye n'imyambarire cyane cyane bitewe n'ukuntu mama we yaramwigishije kera ko agomba kujya yambara akikwiza. Gusa Kariyo kamwizeza yuko mu by'ukuri ukuntu ameze nta kintu bitwaye, ndetse uwo mugore nubwo ashajemo ariko rwose akiri mwiza. Urabona abatubuzi burya bararya abana babonekeye. Gusa mu kiganiro cyako bakomeza kuvugana byimbitse, bombi batangiye kugenda biyumva naho birushijeho. Nyuma y'umwanya rero Nancy yagize amatsiko abaza ka gapfubuzi niba mama wako azi akazi gakora. We bari kwibaza niba wenda ahashize aho gasore hari ibibazo byabayemo cyangwa akaba ari nk'umuntu ari guhunga, yibaza ko wenda wasanga byatumye yisanga mu kazi k'ubupfubuzi. Gusa wa mupfubuzi avuga yuko mama we azi ko akora mu ruganda rw'amavuta, akaba atapfa kumumenya mu by'ukuri akora akahe kazi. Gusa anongeraho ko kugenda afasha abakecuru nk'aba ngaba bagize ubuzima butarimo ibyishimo ngo ari akazi k'ingenzi cyane kuri we, kandi yumva nta kwicira urubanza cyangwa kwicuza kubera kano kazi akora. Abyumvise Nancy yumvise ari fresh cyane ko yari amaze kumenya ko hari abandi bantu bameze nka we buzuye hanze. Undi nawe ahita avuga ko ikintu kidasanzwe yagikoze mu myaka 30 ishize, aho we n'umuryango bari basohokeye mu kiruhuko mu Bugiriki. Nancy ngo yahuriyeyo n'umuseriveri mwiza cyane, ndetse bombi batangira kujya bagirana ibintu, ndetse bombi batangira kujya basohokana. Gusa ngigiye bagiye kubikurikirana, we n'uwo museriveri hari imodoka yabarogoye gituma batabikora. Gusa ngo kugeza amagingaya uwo mukecuru nubwo bakibuka uwo museriveri akaba nicuza kuba batarabikoranye neza pe. Ndetse akomeza kugenda avuga n'ibindi bintu byinshi yagiye akora kera uwo mukecuru. Agatipe gahita kabona ko umukecuru atangiye kahise gatangira kumusoma, ndetse Nancy rwose byahise bimushimisha. Noneho aremera we n'uyu mupfubuzi akora icyabazanye muri hoteli. Nyuma y'iminsi mike rero Nancy yarongeye ahamagara Rio amutumira muri cya cyumba kimwe bahuriyeho. Umukecuru ngo nta wundi muntu aba yatumiye kubera ukuntu Rio aba yaramwemeje igihe gishize baherukana. Agakipe kacyagera rero Nancy yakuyeho liste iriho ngo ibintu uyu munsi none ashaka kugerageza atari yakora, harimo n'imibonano yo mu kanwa. Gusa kuri iyi liste ibintu byinshi biba biriho. Rio ahita abona yuko umukecuru yatarutse ingingo y'amavangingo kandi yarayimubwiye mbere ko atarayikora. Abibajije umukecuru asobanura yuko we ashaka kuzajya akora ikintu kimwe kikavaho akazakora ikindi gihe. Gusa n'ubundi magingo uyu mukecuru aba yumva rwose afite ubwoba bwo kwegera Rio. Ibi noneho bihumira ku mirari, umukobwa wa mukecuru amuhamagaye, ubwoba wa mukecuru burazamuka. Gusa Rio nk'umupfubuzi w'umunyamwuga aba hari cyane ngo atume umukecuru relaxa, ahita amukurura anamubyinisha rwose kugira ngo umukecuru agabanye ibintu by'ubwoba. Ndetse Rio agiye inama umukecuru wo kugabanya kwishyiraho ibintu bya pressure nyinshi no kumva ko yakorera ibintu byose mu ijoro rimwe. Ubwo rero Nancy yarongeye kumoza kuri ya ngingo y'ukuntu yatambye ubuto bwe bwose ntakore ibintu byose byamushimishaga ku bw'umuryango. None ubu ngubu akaba ari muri retourage. Bwa nyuma noneho na Rio yatangiye kuvuga ku muryango we, avuga yuko afite murumuna umukurikira w'umusirikare ariko ngo batajya bavugana cyane. Gusa ngo ntabwo bari kuvugana muri ino minsi. Nyuma rero Rio yasabye Nancy ko yazajya amuhamagara inshuro nyinshi kugira ngo ageze kenshi amufashe kugabanya stress uwo mukecuru afite. Gusa bitunguranye ibi bintu ntabwo byashimishije uwo mukecuru, wahise yumva ko n'umutubuzi byanze bikunze aba ari ahangaha kubera amafaranga aba yahawe. Gusa byihuse Rio yahise yidefanda avuga yuko rwose atari bijyanye n'amafaranga gusa anakunda umukiriya we no kugira ngo amukore ibintu byiza yishime. Akibyumva rero Nancy ntabwo yari kwiyumvisha ukuntu umwana nk'uyu nguyu w'umusore ukiri muto usa neza yakemera gukora kano kazi k'ubupfubuzi. N'ikintu cyaba cyaratumye ajya muri aka kazi. Nancy ari muri ba bantu bafite imyumvire ya kera ku bijyanye n'abantu bakora uyu mwuga w'ubupfubuzi n'abakora umwuga w'uburaya bose muri rusange, cyane ko hari n'ibintu byinshi bakabyaga. Gusa Rio ahita amumara impungenge kuri ibyo bintu byinshi bagiye bamubeshya, ndetse anavuga yuko akazi katamutera isoni cyane ko gatanga ibyishimo ku bakiriya kandi nawe kakamuhereza inyungu. Ikiyongereyeho ngo umwuga w'ubundi nta nubwo ari kuza gusambana byonyine, ngo haba harimo no kukumasa, kuba yakuririmbira, ngo harimo n'abamukodesha akajya kubatekera. Ndetse ko umutipe yakomeza gusobanura ukuntu akora akazi ke neza. Umukecuru byangiye yiyambuye ashaka kuza ngo akore imibonano yo mu kanwa, ndetse ibi ngibi rwose bituma bombi bongera gukora gombo nk'iyari yabazanye n'ubundi. Mu mashusho akurikiraho wa mukecuru Nancy yongera guhura na Rio ku nshuro ya gatatu, aho bagerageza amapozisiyo atandukanye n'ubundi buryo bwinshi, ndetse uko iminsi yicumaga umubano wabo wagendaga urushaho kuzamuka. Gusa n'ubundi ikintu cy'amavangingo cyo kitarakunda kuri Nancy. Nyuma yo gukora ibyo bakorana rero umukecuru Nancy yatangiye kugira amatsiko, ameze nk'ushaka kumukura amakuru
y'ubuzima bwe bwite. Rio aba yabyanze avuga yuko inshingano ze ari ukuza akaguhereza ibyishimo nta kindi. Gusa nubwo bari baranabyumvikanye, amatsiko Nancy yakomeje kumwica, atangira kubaza uko Rio abanye n'umuryango we. Ndetse Nancy yemera yuko yagiye kuneka Rio kuri interinete akaza no kuvumbura amazina ye nyayo ko yitwa Corona. Ndetse anavuga yuko ashaka ko bibera inshuti atari guhurira ahangaha gusa. Gusa anasaba Rio ko yaganiriza ibi bintu akora umuryango we. Ibintu rero byo kunekwa mu buzima bwe bwite ntabwo byamushimishije Rio. Yihuse yahise yambara ese asaba umukecuru kutazongera kumubukinga, ndetse aranamuburira kutazigera ahamagara mu muryango we ngo bamenyeshe ibyo akazi akora, cyane ko bitamureba. Nawe amukanga yuko azamushyira hanze kageza kumukorera serivisi nk'uko abikora. Ndetse nyuma y'ibyo Rio yari yikubise asohoka mu cyumba. Gusa nanone aragaruka gufata telefone yari yibagiwe, ari kuyishaka rero n'umujinya nibwo yatangiye kuvuga umubano mubi aba yarajyanye n'umuryango we, cyane cyane mama we. Afite imyaka 15 gusa, mama we yaramunyaze ibintu kubwo kugenda abeshya uwo yari we, ngo agendaga avuga ko mama we yapfuye. Nancy amubajije uko byagenze kugira ngo bigere kuri urwo rwego, agatipe umujinya nawe warazamutse avuga ko kamaze guhaga kuno umukecuru yirwa yibwira ibintu, ndetse akakivuga ibyo ngibyo kahita gasohoka mu cyumba. Nyuma y'iminsi rero Nancy yarongeye booking Rio ku nshuro ya 4, ariko iki gihe noneho abagira ngo bahura musaba imbabazi ndetse anamusezeraho mu mahoro. Ariko iki gihe noneho abashaka ko bahurira muri cafe. Ubwo rero igihe yari amutegereje yahuye na Becky, umwe mu banyeshuri yigishaga, ubwo ari n'umuseriveri muri ino cafe. Bari kuganira rero Rio yarahageze, ibintu bituma umukecuru abeshya yuko bari aho ngaho ku bwa business. Amaze kuma komande yabahaye umwanya ko ari babiri ngo baganire. Ubwo Nancy byose afatana amahirwe asaba imbabazi Rio, ndetse anamumenyesha ko amazina ye nyayo ari Susanna Robinson, ndetse anamushimira kuba yaratumye umukecuru yongera kwigarurira icyizere ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ndetse Nancy avuga yuko yamaze gusaba abakecuru babana mu yindi group abamo kuzajya bahamagara Rio nawe akabafasha. Rio yabyumvise rero ko agiye kuzajya abona ibiraka, yarishimye atanamubabarira, ndetse ahita anemera icyaha avuga yuko impamvu mama we yamunyaze ari uko yari yamusanze ari gusambana ari abantu benshi cyane. Umva ko umuginga yatangiye kera sha, ngo babaranganye ku buryo n'ubu ngubu mama washaka kumuca ntanamusuhuza. Gusa Rio avuga yuko yamaze kumenyesha umuvandimwe w'umusirikare akaza akora, ndetse uwo murumuna we akavuga ko ngo nta n'ikintu bimutwaye. Gusa muri ako kanya baganira, Becky yaraguye ikiganiro cyabo, aho yahise avuga yuko Nancy nawe yari umwarimu mubi cyane ku ishuri kubera ukuntu yitaga abanyeshuri baza bambaye mini inkurikira abandi. Abyumvise rero Nancy yasabye imbabazi z'ukuntu yari ameze kera, gusa abwira Becky rwose ko yamaze guhinduka atakiri kwa wundi, wamaze gusobanura ko ikintu gitanga ibyishimo ku muntu mu by'ukuri atari ikintu kibi. Ndetse wa mukecuru nawe yemera icyaha ku mubano we na Rio, ahubwo asaba n'umukobwa kuzawifashisha. Yego mukecuru. Amasha akurikira rero ko ari bombi basubira muri hoteli bakajya gukora ya mabi yabo ya bwombo. Ndetse iki gihe noneho wa mukecuru ngabasha kugira amavangingo bwa mbere mu buzima bwe. Nyuma y'aya mabara rero umukecuru abwiye Rio ko ubu ngubu ari bwo bwa nyuma bahuye, cyane ko ibintu byose yashakaga gukora none ababigezeho. Gusa bagishaka ko baguma wenda bari inshuti, ibintu umupfubuzi wacu yemera nawe yishimye. Filime yakirangira Nancy ari kwireba muri miriwari, none ari kwishimira ukuntu ari kugaragara, ndetse bwa mbere nyuma y'imyaka myinshi aba yifitiye icyizere kandi anishimye. Filime yacu uyu munsi nabirangiriye, Kendi kwa Mutiko. Iyi ni Kigali Nation. Until next time.